Muraho neza. Uyu munsi nishimiye kubamenyesha ko tuje kwiga ibice by'umubiri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turabizi neza yuko abantu benshi hanze aha ngaha hari ibice tuvuga mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda, mu ndimi zitandukanye, ariko uyu munsi tugiye kwiga ibice by'umubiri mu Kinyarwanda, cyane cyane twibanda ku bice tubonesha amaso yacu. Dufite mwarimu rero ugiye kutuyobora muri iki kiganiro. Murakoze mwarimu. Murakoze, murakaza neza abanyeshuri beza. Nagira ngo tugerageze kwiga ibice bimwe ku mibiri yacu by'Ikinyarwanda, kuko hari ubwo dusanga dufite tutabizi, tutazi uko byitwa, twaba twe bakuru ariko n'abana twabyaye hari abatazi uko byitwa. Rero tugiye tugenda tuganira kuri ibi bintu byatuma abantu bagenda bamenya uko ibintu byitwa. Ntituvanga indimi, niba uvuga Icyongereza ukabivuga mu Cyongereza n'uvuga mu Gifaransa, ariko wajya no mu Kinyarwanda ugashobora kuba wasobanura igice cy'umubiri wawe uko cyitwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda rwa gakondo yacu. Hanyuma uyu munsi tukaba turi kumwe, abanyeshuri ni Uwera Agnes, nanjye nkaba nitwa Bwiza Agnes. Murakaza neza abanyeshuri beza. Nagira ngo dutangirire rero nk'uko umuntu Imana yaturemye tugenda duhagaze, dutangirire ku bice byo ku mutwe wacu. Nkaba ngira ngo ntangire mvuga musubiremo. yego, Ntangiriye ahangaha, buri muntu wese afateho. Aha bahita umusatsi. uyu ni umusatsi. Umusatsi. Umutwe. Umutwe ni iki cyose. Yego. Umusatsi ukaba umera ku mutwe. Yego. Ahangaha bahita bate? Mu gahanga. Mu gahanga. Agahanga. Ahangaha bahita bate? Izi ni ingohe. Ingohe. Injwiri. Umutonzi w'izuru. Izuru. Umuntu. Impamvu uvuga ngo umuntu, aha niho hantu, iki ni igice cye cyonyine ku mubiri w'umuntu kidutandukanya n'inyamaswa. Inyamaswa nazo zifite ibice by'umubiri, nazo zifite umutwe, nazo zifite imisatsi wenda n'iy'amahembe yazo, cyangwa n'izitayafite zifite amatwi ahagaze. Ariko aha hantu mwitegereje mbahaye umukoro. Muzitegereza inyamaswa iyo ari yo yose, yaba inka, yaba ipusi, yaba imbwa, yaba agakwavu, ikintu cyitwa inyamaswa ntabwo gifite aha hantu. Uyu ni umuntu. Uyu ni we muntu. Ubundi yo tweba twitwa abantu, turi abantu, ariko niho hadutandukanya n'inyamaswa. Niyo gice dufite inyamaswa zidafite. Birasobanutse? Yego. Umunwa. Amenyo. Ishinya. Ururimi. Imisaya. Imisaya ntabwo ari imisatsi. Imisaya. Iyo ngize gutya bivuze iki? Urwasaya. Ururimi. Akananwa. Ugutwi. Amatwi. Inyuma y'amatwi. Mwarimu ufite ikibazo? Yego. Ibi byitwa ngo iki?
umunwa nabivuze umunwa sinavuze umunwa iki kintu cyo hejuru n'icyo ni hasi umunwa wo hasi n'uwo hejuru umunwa wo hasi n'umunwa wo hejuru ariko ubundi byitwa umunwa muri rusange okay. ariko hari uwo hasi n'uwo hejuru n'uwo hejuru okay. Aha. kuko hari ubwo usanga umwana yagize gutya iki kinwa cyo hasi bomba icyo kinwa cyawe cyo hasi ariko ubundi byose ni ni umunwa umunwa muri rusange numva umwana azi ikinyarwanda cyo kumenya umunwa abazi umunwa ni iki yego sibyo eh hanyuma hahitwa mwirugu aha ni mwirugu yego hanyuma iki cyose cyitwa ijosi ijosi hahitwa intugu intugu aha ni igituza mu gituza aha ni amabere aha ni amabere noneho tukagira uruhande ahantu ibi bice byombi igituza gihurira aha habamo akantu hakunda no kumva harimo akantu kamanuye mbese gatandukanye nk'igice cyo hepfo no hejuru yego bahita muri mugabuzi ubwo ngira ngo ni ukubera ibiryo binyura hano bikamanukira bikagaburira ubwo ni ururimi rwayo mugabuzi hanyuma aha bakahita inda aha hakabita umukondo aha hakabita ikiziba cy'inda cy'inda yego aha bakahita mu mayashi aha bakahita matako ibi ni ibibero aha ni ibibero ibi ni ibibero tugere ku bibero dusubire inyuma twasanze hano dufite mwirugu sibyo yego iyo uje hano kamanuka mbese aha gutya yego aha bahita mu gihumbi hanyuma no kubera iki bahita mu gihumbi nuko yikoreraga hanyuma aha hose bakahita mu mugongo uyu ni umugongo ariko umugongo ukagira kumanuka kuva aha ukamanuka ukagera hasi aho bakahita urutirigongo ni urutirigongo yego hanyuma aha aha ngaha ni hari utwobo tubaha buri muntu wese aratugira amaso y'ikibuno amaso buri muntu wese aratugira amaso y'ikibuno hanyuma twaza hano tukaza wahita mu rukenyerero cyangwa wahita ni ikiyunguyungu washatse ni ururimi ukuntu umuntu agira sirange ariko haba mu rukenyerero haba mu kiyunguyungu haba mu mayunguyungu hanyuma hano ni ikibuno muri rusange ariko ikibuno nacyo giye gifitemo ibice tuzigaho igihe kizaza tuzabireba ubutaha buriya ntituzabirebaho twakomeza hanyuma tukamanuka hepfo harya intoki twazi iki twakisi iki ni ukuboko ntabwo amaboko ubwo ni abiri aha ni mu maha ni mu maha iyo ari kumwe ni ukuboko no mu kwaha n'ukwaha kumwe iyo ari abiri ni amaha yombi cyangwa ni amaboko yombi amaboko amaha hanyuma ahangaha imisatsi yo mu kwaha ni ubucakwaha mu nkokora iyi ni inkokora kandi hakunda kugira umwera harasaze kubera yuko dukora kenshi kera abakobwa bakubura ariko n'abahungu bakoreshaga kugira gutya ukubura hari ukuntu hakaza umweru ariko hitwa inkokora yego hanyuma se twa tuntu umwana yonka atamira ni imoko ni imoko it's very important by the way umuhanga ariko afite 155 wowe uracyari kuri 20 nka 20 yego hanyuma twari tugeze hano iki cyose bita ikibero aha amavi aha bahita bate imirundi iyi ni imirundi magana abiri aha bahita gute
aha ntabwo nkazi mu ndege exact afite 350 magana 250 ni umuhanga cyane aha ni hehe mu mu ntege ndege aha bahita bate n'ubutenge aha ni mu ubutenge aha ubutenge bukaba bufatanye ikirenge aho gihurira ikirenge aho gihurira n'ukuguru n'ukuguru n'urundi cyangwa niho bita mu butenge butenge sibyo yego hanyuma aha hakabita gute ku gitsitsino hanyuma aha bakabita gute aya ni amano ubwo amano akagira n'inzara amano akagira n'inzara nk'uko n'intoki ariko zigira inzara ayo mano ashingiye ku ki kuma amano kunza amano amano aho ateraniye aha ngaha oya mbese amano ateye ku ki ku kirenge ikirenge ufite 350 hanyuma mwari hariya akantu k'akagufi aka ngaka aka kagufi aka kagufi bakita ariko ndakazi tubwire akabumba mburi kano gatwe k'inyuma agatwe aha k'inyuma ngaha niho navuze ubundi bahita indosho ni indosho indosho ubundi indosho akabongosho ubongosho kano hari n'ugusa umwana karakuze kameze gutya kamwe batinya ko kwikubita hasi aha ngaha bahita mu irugo ariko hariho akantu k'agatwe kakandi kaje inyuma aha niho bakunda kuvuga ngo dore umwana arasa na se mu irugo mu irugo aha naho ariko mu mutwe twibagiwe kubivuga hano hejuru niyo umwana kuko ari muto yari umubebe aba hatera hagira agahorihori sibyo se yego ibindi bice twaba dushigaje dushobora kubanza kuzakora iyindi episode noneho tukanabikoraho n'ubushakashatsi kuko ubundi gahunda ni ukugira ngo ni ukuri tugume tujye twibutsa ururimi rwacu ntabwo tuzamenya ibyo hanze natwe ubwacu tutazi imibiri yacu kandi ikindi cya kabiri n'abana tubyara tuba tubyariye mu bihugu bitandukanye mu ndimi zitandukanye nibaza ko byaba iby'akarusho bagiye bagenda biga byazadushobokera ndetse tukiga n'ibindi birenzeho kugira ngo tujye twibukiranya ururimi rwacu akantu k'umukara ko mu maso kitwa imbone imboni yo mu jisho hari ijisho ni the whole thing kiriya cy'umukara ariko kariya kabamo gafite nk'ikara yako yonyine niko kabona niyo mboni yitwa imboni mbese ku jisho ufite ibintu bitatu kino cyera na kiriya kiri cy'umukara na kariya kandi ubwo rero ubutaha tuzakora ubushakashatsi noneho dufate ibice byose by'ijisho neza tuzabizane mu kinyarwanda cyuzuye abadukurikira buriya ntitwabashimira ni ukuri twabashimira mwakoze kuba mushobora gukurikira iyi video yacu mutubabarire kandi aho twaba twibeshye turimo kugerageza kugira ngo turebe uko dukuza umuco wacu twiga ururimi rwacu ni byinshi twaba tutazi nangwa twavuze bidatunganye ariko mwadushyira muri comment mugashyiraho like share comment subscribe tukazaza tubabwira ibindi bice by'umubiri mu kinyarwanda murakoze abakunzi ba Hanye Initiative mwibuke no gukora subscribe like and share